Mu mutima w'umujyi wa Roma mu Butaliyani hari igihugu gito cyane ku isi cyitwa Vatican, gifite ubuso butarenga kilometero kare 0.44, ariko cyuzuye ibanga, ubuhanga n'ubutware bugaragara n'ubutaboneka. Nubwo ari gito kurusha agace kamwe k'umujyi, Vatican ni nk'ububiko bw'amateka y'isi, amabanga y'itorero n'imyemerere yahinduye ibihe, kuko gifite umwuka w'ibanga utavugwa wuzuye amamiliyoni y'amateka n'inyandiko zikora ku bwenge bw'abantu bake gusa mu isi. Inyubako zayo nka Bazilika ya Mutagatifu Petero, inyubako y'abakaridinari n'ububiko bwa Archive ya Vatican bihishwe muri ibyo bintu bitamenyekana neza kugeza ubu. Amabanga y'itorero, inyandiko z'amateka y'abami, impapuro za gihanga zerekeye Yezu Kristo n'intumwa ze, ndetse n'inyandiko zigeze kubuza isi kumenya ukuri ku bintu byinshi byabaye mu mateka ya kera. Aha niho hagereranywa n'ikirere cy'amabanga n'ubuhanga, aho buri mfuruka iba ifite igisobanuro gikomeye gishobora guhindura uko abantu batekereza ku by'isi, ku Mana no ku mateka yabo. Nubwo ari gito cyane, Vatican ifatwa nk'umutima w'ubwenge bw'iyobokamana n'inyandiko z'amateka zifite agaciro gakomeye kurusha zahabu, ariko kandi igakomeza kuba mu ibanga rikomeye ry'amateka, imbaraga n'ukuri kenshi kutavugwa. Uyu munsi turavuga mu buryo bwimbitse ku mabanga arindwi atarigeze asobanurwa ya Vatican, kuva ku mibiri y'abatagatifu idashira kugeza ku bitabo byahishwe bya Yezu Kristo, no ku mibiri ibiri y'ibinyoma yashyizwe mu bubiko bw'ibanga. Fata umwanya wawe wicare witonze, kuko ibyo ugiye kumva bishobora guhindura uburyo wumva amateka, ukwemera n'ibanga ry'abantu. Ibyo ugiye kumva si iby'imivugo gusa, ahubwo ni ukuri kw'ibanga ryo mu mwijima w'amateka. Mu mabuye yera yubatswe ku nkuta z'ikirango cy'ukwemera n'ubutegetsi bwa Vatican hahishemo ibanga rikomeye ryasizwe n'amateka y'ibihe. Hari ibintu byahishwe imyaka magana, kuva ku bihimba by'abatagatifu bibitswe hakoreshejwe uburyo bwa kera bw'Abanyamisiri, kugeza ku bintu by'agaciro byakomotse ku bwami bwo ku ruzi rwa Nili. Byose bikiri mu mwijima, bitarigeze bivumburwa cyangwa se ngo bishyirwe ku karubanda ahagaragara. Ibi ni ibintu usanga bizwi n'umubare muto w'abantu mu isi. Bamwe babyandikaho ibitabo bigira ubwiru, abandi bakabibwira inshuti zabo, ariko n'ubundi bigakomeza kuba ibanga rikomeye no kutavugwaho rumwe n'abatuye isi. Mu rujijo rukomeye, aha niho hihishe ibanga rikomeye ry'amayobera arindwi abitse mu mutima w'ubwami bwa Vatican, aho urumuri rw'Imana rucengera umwijima w'amateka y'abantu. Murakaza neza ku Amayobera TV, urubuga rwihariye rugamije gucukumbura no kugaragaza ibintu bihishe bitavugwaho rumwe, n'amayobera akomeje kuyobora isi n'abantu bayo kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Hano niho ukuri kutavugwa mu ruhame guhura n'ibibazo bikomeye abantu benshi batinya kubaza. Dusesengura mu buryo bwimbitse byabaye n'ibikibera mu isi, tugatanga umucyo ku bintu by'amarenga, ibihishwe n'amateka, ndetse n'ibimenyetso by'amayobera bikigaragara mu buzima bwa muntu. Wicikwa n'amabanga, amayobera n'ibitavugwaho rumwe tubagezaho muri buri kiganiro tubategurira kuri iyi sheni yacu kandi yanyu. Muri make, aha niho honyine wasanga ibintu bidasanzwe utapfa kumva ahandi. Icyo bigusaba rero ni ugukanda subscribe ndetse no gukanda ku nzogera kugira ngo ubone amakuru mashya mbere y'abandi. Niba kandi hari amayobera akomeje kugucanga, nawe yadusangize mu gice cy'ibitekerezo cyangwa se comment, natwe tuzagaruke tukubwira ibicanganye kurushaho n'uburyo wabyitwaramo. Kandi niba wakunze ibiganiro by'amayobera, ibuka kubisangiza inshuti n'abavandimwe kugira ngo twaguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Njye ndimugira banga ati umucukumbuzi w'ibihishwe n'amayobera atavugwaho rumwe. Baha ikaze muri uru rugendo. Ikintu cya mbere ni ibisigazwa bivugwa ku byahishwe bya Alexander the Great cyangwa se Alexander Rugara. Alexander the Great yari umwami w'ubwami bwa kera bwa Macedonia mu Bugereki. Yagiye ku ngoma mu mwaka wa 336 kugeza mu mwaka wa 323 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Yakoze kimwe mu bihugu binini mu mateka, atsinda ubwami bw'Abaperisi kandi atera intambwe ikomeye mu gukwirakwiza ubutegetsi bwe mu bice byinshi by'isi byari bizwi icyo gihe. Na n'ubu hashize imyaka irenga 2000 abantu ku isi yose bakigerageza kumenya irihe banga ryihishe inyuma y'urupfu rwa Alexander the Great, umwami wigeze gutsinda ibihugu byinshi ku isi yose. Abashakashatsi, abami n'abahanga barahize hose, nyamara imva ye ntirigera iboneka kugeza n'uyu munsi wa none. Ariko hari inyigisho y'amayobera ivuga ko igisubizo cyayo kidashobora kuba kiri munsi y'umusenyi w'ubutayu bwa Misiri cyangwa mu bisigazwa by'umujyi wa Alexandria, ahubwo ngo ibisigazwa bye bishobora kuba bibitse mu mutima wa Venice muri Bazilika Gatolika, aho gihabwa icyubahiro cy'umutagatifu w'ikirenga w'itorero Mariko, umwanditsi w'inkuru nziza. Bivugwa ko nyuma y'urupfu rwa Alexander the Great mu mwaka 323 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, umurambo we washyizwe mu mujyi wa Alexandria. Umujyi waje kuba ahantu h'ubutagatifu wasurwa n'abami b'ibihugu byinshi, ariko nyuma y'ihinduka ry'amateka ngo umucuruzi wo muri Venice yibye umurambo amujyana rwihishwa mu Butaliyani,
hanyuma kubera kwitiranya amazina ngo umurambo waba warashyinguwe nk'umuhanuzi Mariko muri Basilica do San Marco i Venice. Hanyuma kubera kwitiranya amazina ngo uwo murambo waba warashyinguwe nk'umuhanuzi Mariko muri Basilica di San Marco i Venice mu Butaliyani. Abahanga b'amateka bakomeza bibaza bati ese koko byashoboka ko umurambo w'umwami nk'uwo warangira burundu mu mateka kandi Julius Caesar n'umwami Augustus barajyaga gusura imva ye, kuko byagaragaye ko nyuma y'igihe gito ibyanditswe byose byerekeye imva ye byazimye nk'uhumekewe n'umuyaga w'umwijima. Aramutse koko uwo mubiri uri muri Basilica mutagatifu Mariko ari uwa Alexander the Great cyangwa se Alexander Rugara, ibyo ntibyaba ari ukwibeshya gusa, ahubwo byaba ari ibanga rikomeye ry'uburiganya mpuzamahanga. Kandi mu myaka magana yose ishize abizera b'itorero gatolika baba barasengeye imbere y'umurambo utari uw'umutagatifu wa Gikristo, ahubwo uw'umwami wigeze kubiba umuriro w'inyota y'ubutware ku isi yose. Icyo cyari icya mbere. Ku mwanya wa kabiri turasanga inyigisho ya Horace. Mu mateka maremare y'ikiremwa muntu, inkuru z'iyobokamana nizo zashinze imizi y'imico n'imigenzo, ariko rimwe na rimwe izo nkuru zigaragara mu buryo buteye ubwoba, aho inkuru nshya isa neza n'iyari isanzwe ku buryo abantu batangira kwibaza niba koko ibyo bizera ari ukuri. Hari inyigisho yateje impaka zikomeye cyane ivuga ko inkuru ya Yezu Kristo ishobora kuba atari yihariye, ahubwo ari inkuru y'umwami w'Imana y'Abanyamisiri witwaga Horace yasubiwemo mu ishusho nshya. Nk'uko abahanga mu bimenyetso n'amateka bavuga, Horace wabayeho imyaka 1000 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo yabayeho mu buryo bwuzuye ihuriro n'ubuzima bwa Kristo. Yavukiye mu mubyeyi w'isugi witwaga Merite, iryo zina rikaba rifitanye isano na Mariyamu. Yari afite se wo ku isi witwaga Seba, izina risa n'iry'Imana yo mu Misiri. Yavukiye kandi mu buvumo. Intumwa y'Imana yamenyesheje ibyo kuvuka kwe, inyenyeri ibonekera mu ijuru n'abashumba 3 baza kumusanganira. Mu gihe cyo gukura kwe, Horace yabatirijwe mu ruzi. N'uwo wamubatije nyuma yaje kwicwa. Nawe yaje kugira kandi abigishwa 12 nka Yezu. Yakijije abarwayi, yirukanye abadayimoni, ndetse yazuye abapfuye. Arangije yaragambaniwe, arabambwa, ashyingurwa iminsi 3, hanyuma azuka mu bapfuye. Abashakashatsi benshi bagira bati ibi byose byasa bite n'ukuri kuri Yezu? Ese ni impanuka gusa cyangwa ni inkuru ya kera yasubiwemo mu ishusho nshya y'igihe cya Gikristo? Nubwo itorero n'abahanga ba Kiliziya basenya iyo nyigisho bavuga ko Horace atigeze agira abigishwa 12 cyangwa avukire mu buvumo, ibisigazwa by'ubuhanga bugaragaza ko hari ibintu byinshi bihuriyeho, bikagaragaza uburyo inkuru z'Imana zishobora guhindura isura uko ibihe bihinduka uhereye mu bihe bya kera kugeza uyu munsi wa none. Icya gatatu ni isomero rya Alexandria. Mu bihe bya kera, hagati y'imihanda yera y'umujyi wa Alexandria hari hahagaze isomero rikomeye kurusha andi yose mu isi, isomero rya Alexandria. Ryashinzwe mu kinyejana cya 3 mbere ya Kristo ku ngoma y'abami ba Ptolemawusi. Abahanga baturukaga mu bihugu bya Babiloni, Ubuhinde, Ubugereki n'Ubuperesi bahuriraga aho kwigisha, kwandika no kubika ibihumbi n'ibihumbi by'ibitabo bivuga kuri byose: ubumenyi bw'inyenyeri, imiti, filozofiya, ubugenge n'amateka. Bavuga ko iryo somero ryari rifite ibyanditswe birenga 400 ryabaye umutima w'ubwenge bw'ikiremwa muntu, ariko mu buryo buteye ubwoba ntihasigaye na kimwe. Abandi bashinja Julius Caesar bavuga ko ubwo yatwikaga amato ye mu ntambara yo mu Misiri mu mwaka 48 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, umuriro wasakaye mu mujyi ukwibasira n'isomero rya Alexandria. Abandi bavuga ko abanyamadini baritwitse kuko ngo babonaga ubumenyi bwo hambere nk'upagani. Hari n'abavuga ko ritigeze ritwikwa rimwe, ahubwo ryasenywe buhoro buhoro n'abifuzaga guhisha ubumenyi bw'abantu kugira ngo bagenzure isi. Ariko mu makuru y'ibanga atavugwa cyane, hari inyigisho yihariye ivuga ko ibitabo by'agaciro kanini ku bijyanye n'imiti ya kera, ibitekerezo by'ikirere ndetse n'amakarita y'ibihugu bitaramenyekana bitigeze bitwikwa, ahubwo ngo byimuriwe rwihishwe i Burayi, aho byageze bikajya mu bubiko bw'ibanga bwa Vatican, ahantu hatinjiramwo n'umuntu usanzwe, kandi habitse ubumenyi bushobora guhindura amateka y'isi. Icya kane ni inzu ndangamurage y'Abanyamisiri ya Papa Gregori. Mu mwaka wa 1839, ubwo Uburayi bwari bwugarijwe n'ubwitonzi n'ubushya bw'amateka y'Abanyamisiri ba kera, Papa Gregori wa 16 yashinze inzu ndangamurage yihariye ku isi izwi nka Museo Gregoriano Exio, ibitse mu mpande z'imbere cyane za Vatican. Mu byumba byabo bitagatifu harimo inzu 9 zuzuye ibikoresho by'Abanyamisiri ba kera, ibishushanyo by'Imana zabo, amabuye yanditseho inyuguti za hieroglyph n'imibiri y'abantu itangiye gusaza bijyanye n'igihe maze. Ariko hari ikibazo cyakomeje kwibazwa n'abantu benshi: ni gute ibintu by'agaciro by'ubwami bwa kera bwa Misiri mu bihumbi by'ibirometero uvuye i Roma byabashije kugera mu bubiko bwa Vatican?
Hano igisubizo cyaba kirimo amaraso kandi kinateye ubwoba. Ibyo byose ni ibyangombwa byafashwe mu ntambara n'abakoloni b'Abaroma. Ibyo bicuruzwa byose byakomotse mu bubiko bwihariye bwa Papa Pio wa karindwi bwari mu ngoro ya Laterani. Ariko inkuru nyayo itangira nyuma y'umwaka wa 31 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, ubwo ubwami bwa Roma bwatsindaga ingabo za Marco Antoni na Doma ya Cleopatra mu ntambara ya Axium. Uhereye uwo munsi ibisigazwa by'ubwami bwa Misiri byafatwaga nk'ibyuma byo kwishongora ku ntsinzi. Ishusho z'Imana, imibiri y'abatambyi n'inkingi z'amabuye byajyanwaga i Roma bikabikwa mu ngoro z'abakomeye. Nubwo inzu ndangamurage yafunguwe mu kinyejana cya 19 yafatwaga nk'ikimenyetso cy'ubumenyi n'umuco, inyuma y'umucyo w'ibyumba byayo hari ukuri guteye ubwoba. Ibyo byose byakuwe mu gihugu cya kure bijyanwa ku mbaraga z'intwaro, byitwa kubungabunga amateka. Kugeza n'ubu abanyamisiri b'iki gihe baracyarwana ngo ibyo bintu byabo bisubizwe iwabo, ariko kugeza magingo aya ibyo bisigazwa bya kera biracyari mu mutima wa Vatican. Abahamya b'ibanga bavuze ko aho kwiba byiswe gusigasira amateka. Icya gatanu ni amateka y'ibihishwe kuri Yesu Kristo. Mu butayu bwa Misiri, munsi y'imirasire y'izuba ishyuha nk'umuriro, mu bisigazwa by'imyanda n'udupapuro twa papyrus twaboze, abashakashatsi bavumbuye igitabo cy'Amayobera cyanditswe mu giheburayo cya kera. Cyari icyandiko gisa n'icyo kwigisha abana gusoma, inyuguti zitandukanyijwe n'utudomo duto. Ariko igitangaje si uburyo byanditswe, ahubwo ni ibiri mu magambo yabyo. Cyari igice cy'icyandiko cyitwa Ibyahishuwe bya mbere bya Yakobo, kimwe mu bitabo byamaganywe n'itorero bikitwa ibinyoma by'iyobokamana. Abahanga bavuga ko kirimo inyigisho za Yesu zigeze kubuzwa kuvugwa mu nsengero no kwandikwa mu bitabo byera mu gihe cy'imyaka 100 ishize. Kuki cyabujijwe? Igisubizo cyateye ubwoba benshi. Muri icyo gitabo isi ntivugwamo nk'ibiremwa by'Imana y'ukuri, ahubwo nk'igihome cyaremwe n'Imana y'ikinyoma, umunyabwenge w'umwijima washushanyije isi kugira ngo afunge roho z'abantu mu mubiri wayo. Iyi nyigisho ihindura ibitekerezo by'amadini yose. Ntikivuga Imana nk'umuremyi w'urukundo, ahubwo nk'umunyabwenge w'ibinyoma watumye umuntu ahinduka umunyabyaha. Ni imitekerereze ihabanye cyane n'inyigisho za Gikristo. Ariyo mpamvu icyandiko cyayo cyatwitswe kigahishwa imyaka 100 kugira ngo kitazahindura imyumvire y'abantu mu isi. Icya gatandatu ni imibiri ibiri y'ibinyoma ibitse muri Vatican. Hirya mu nzu y'ibanga iherereye mu mbuga z'imbere za Vatican harimo icyumba gitekanye cyane kirimo imibiri ibiri ibitswe mu ndobo z'ibirahuri. Mu myaka myinshi ishize byizerwaga ko ari imibiri ya kera y'abanyamisiri, igihamya cy'urukundo kiliziya yagiriraga ku bwami bwa kera bwo ku ruzi rwa Nili. Ariko ubwo abashakashatsi bo muri Smithsonian Institution bakoraga isesengura rigezweho, ukuri kutavuzweho rumwe niko kwagaragaye. DNA z'iyo mibiri zagaragaje ko zidakomoka mu Misiri nk'uko byari bizwi, ahubwo ari imibiri y'umugabo n'umugore babayeho mu gihe cy'imyaka 500 ishize, mu bihe by'intambara, indwara n'amavugurura y'ubumwe bw'Uburayi. Ibi byahise bibyutsa ikibazo gikomeye: ninde wabikoze kandi kubera iki yabikoze? Abahanga bemeza ko mu kinyejana cya 19 mu Burayi habayeho ubusazi bwo gukunda imibiri y'abanyamisiri, aho abayobozi n'abahirwe bashakaga kugira imibiri nk'iyo mu nzu zabo, bakayerekana nk'ibimenyetso by'ubwenge n'ubutunzi. Icyo gihe bamwe mu bahimbyi n'abacuruzi bakoze imibiri y'ibinyoma, bayipfunyika mu mabuye n'udupapuro twa kera kugira ngo bayigurishe nk'imibiri ya kera. Vatican ishobora kuba itabizi, yabaye umurinzi w'iyo mibiri y'ibinyoma, icyitegererezo cy'uburyo amateka ashobora guhinduka ibinyoma mu izina ry'ukwemera. Icya karindwi ni abatagatifu badashira. Mu myemerere ya Kiliziya Gatolika hari igihe kirekire abantu bemeraga ko umubiri w'umuntu utabora nyuma yo gupfa ari ikimenyetso cy'ubutagatifu nyakuri. Mu bihe bya kera iyo byabaga byafatwaga nk'igitangaza cy'Imana ubwayo. Ariko mu bwiru bw'inzu zitagatifu z'i Vatican hari ukuri kutavugwaho rumwe kwatangiye kugenda kumenyekana gahoro gahoro. Abenshi mu batagatifu bavugwaho kutabora si ukubera imbaraga z'ijuru, ahubwo ni ubuhanga bwa kera bwo kubika imirambo, uburyo bwakomotse ku bihangano by'abanyamisiri ba kera mu buryo bwo gushyingura abami babo. Urugero ruteye ubwoba kurusha izindi ni urwa Papa Yohani wa 23 wapfuye mu mwaka w'1963, hashize imyaka irenga 60. Ariko iyo umurebye aho aryamye mu isanduku y'ikirahure iri mu mutima wa Vatican bigukora ku mutima. Asa n'uri mu bitotsi byera, asa n'aho igihe cyahagaritswe. Abahanga benshi bavuga ko umubiri w'utabora atari ukubera igitangaza, ahubwo ari uburyo buhambaye bwo kumwambika ubuzima bushya. Ibikorwa mu ibanga rikomeye n'abahanga ba Vatican guhera mu mwaka w'1975 kugeza mu mwaka w'2008 bivugwa ko itsinda ryihariye ry'abahanga mu kubika imirambo ryabitswe mu ibanga n'abo muri Vatican ryaba ryaramaze gutaka no kubika abatagatifu 31 n'abakuru b'itorero. Si inkuru ivugwa gusa, ni ukuri kwanditse mu nyandiko z'ibanga, nubwo Vatican itigeze yifuza kubigarukaho ku mugaragaro, ariko ntabwo byose byagenze neza.
Mu mwaka w'1958 ubwo Papa Piyo wa 12 yapfaga, bashatse kumuhamba mu buryo bwagereranywa n'ubwa Yezu Kristo bwe. Bamwambitse umwenda w'ibyumba, bamupfunyika mu miringa, bamushyira ahantu hafunze kugira ngo atazabura, ariko byarangiye ari amakuba atavugwa. Umubiri we watangiye gusohora umunuko udasanzwe. Umurinzi umwe ngo yaguye igihumure kubera ububore, maze izuru rya Papa risenyuka rigwa rireba. Icyo gihe Vatican yabonye ko ubwiru bw'Imana n'ubuhanga bw'abantu bitahura. Nyamara kugeza n'ubu Kiliziya ikomeje gusigasira icyizere cy'umubiri utabora, haba ku bushake bw'Imana cyangwa ku maboko y'abantu. Kubemera ni ishimwe rikomeye ryo kubaha ubutagatifu, ariko ku bandi bikurura ikibazo gikomeye kigira kiti: ese guhindura kamere y'umubiri kugira ngo bigaragare nk'igitangaza ntibihinduka uburiganya buhinyura ukwemera ubwayo? Amabanga ya Vatican kuva kuri Alexander the Great wabaye umutagatifu utazwi kugeza ku mibiri ibiri y'ibinyoma n'ibihishwe bya Papa akomeza kudutera gutekereza: ni bande baremye aya mateka, kandi kubaha cyangwa kuyahisha biri mu nyungu zandi? Ese koko byose ni ukuri cyangwa ni uburiganya bwateguwe neza mu izina ry'ukwemera? Ibanga rikomeye riracyahishwe mu gihugu gito cya Vatican, kandi abashaka ukuri bazakomeza kurikurikirana umunsi ku wundi. Niba wifuza kumenya ibindi byinshi by'amayobera atarigeze asobanurwa ku isi, kandi subscribe ukande notification bell, maze ujyane natwe mu rugendo rudasanzwe mu mwijima w'ibanga n'amateka y'isi. Ndabashimiye, ngende mugira banga ati aha ni ku Mayobera TV.